tube duhugutse cyane ku buryo turi bubyumve. Yesu ashimwe. Ntabwo turi bwige ibintu bikeya, nta nubwo ari ibintu byinshi, ahubwo wowe uba ari byo uri bwige ko ari bike cyangwa ari byinshi mu mutima wawe bitewe n'ubushobozi bwawe bwo kwakira. Uyu ni umunsi wa mbere nyine mu minsi 50 dusoza uyu mwaka twiyegurira Imana, tuyisaba kugira ngo ihindure imyumvire, imico n'intekerezo zacu ku buryo rwose twabasha kuba mu bantu 144 bazasangwa Yesu azaza agasanga bakiri bazima kandi badafite inenge. Azaza agasanga ari bazima kandi nta cyaha bagenje gute bafite, nyamara ari abantu ariko bameze nk'uko ibyanditswe byera bibavuga. Tugiye kubasoma mu Byahishuwe igice cyaho cya 14. Hari umutwe uvuga ngo umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Uwo ni umurongo wa mbere w'igice cya 14. Umurongo wa kabiri uravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe hehe mu isi. Murongo wa 4, abo nibo batandujwe n'abagore kuko bari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama hajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Iyi mico y'aba bana b'Imana bagomba gusangwa mu isi ari bazima bakayikurwamo ari bazima, ni imico izira inenge. Ni imico bavuze ngo izina ry'Imana n'iry'umwana wayo byanditswe hehe mu ruhanga rwabo. Izina ntabwo ari ukuvuga ngo mu gahanga handitsemo Yesu cyangwa handitsemo Imana, ahubwo imico y'Imana, imico ya Kristo yanditswe mu bitekerezo byabo, mu bwenge bwabo, mu mbaraga zabo n'ubushobozi bwabo, ku buryo ibyo bintu bisomwa n'abantu kandi abantu basoma ikintu cyakozwe. Ibyo bintu bibanditsemo imbere bakoze imirimo igaragaza ko ari byo bibarimo. Ibiri ku mutima bisesekara hehe ku munwa, kandi turi inzandiko zisomwa na bose. Abo bantu rero ntago basoma ibyo tuvuga gusa, ahubwo banasoma ibyo tugenza gute, ibyo dukora. Rero Imana agiye kubasoma ibasomaho izina ryayo ari ryo ribanditsweho. Aba bantu rero nibo bagomba gusangwa ari bazima mu minsi y'imperuka. Akaba ariyo turimo. Byagenda gute abo bantu ari wowe? Wasanga uri gukererwa cyane kugira imico nk'iyabo, bityo ukaba uhamagarirwa kwihuta cyane kugira ngo uhindure buri kintu cyose gituma utaba umuziranenge. Ntibandujwe n'abagore. Ntabwo imyigishirize myinshi y'uruvange rw'amatorero, kuko abagore muri Bibiliya ni amatorero, ntabwo yigeze abahumanya ngo bayobe. Oya rwose. Ahubwo bafite izina rya se n'irye hehe. Ari nayo mpamvu buri mwana w'Imana wese agomba guhagarara nk'uku nguko. Impamvu indirimbo bazaririmba itazamenywa n'undi muntu wese ni iyihe? Nuko buri wese muri bo azaba afite ibyamubayeho byihariye ku giti cye, bigendanye no guhinduka k'imibereho n'umutima. Abo rero ni nabo bagereranywa nanone n'abakobwa b'abanyabwenge. Turi kugendana? Muteze amatwi? Rero buri mwana w'Imana wese akwiye kwiyegurira Imana ku giti cye, akayibaza ku giti cye, akayisobanuza ku giti cye ikibazo cy'ubugingo bwe uko cyakemuka. Uwo muntu wibaza aricyo wenyine niwe Imana izasubiza, kandi uwo wenyine niwe uzajya mu bantu 144 mu gihe azaba arokowe amakuba azaba ari ku isi, kubera yuko n'abazaba batarimo basinziriye bafite ubugingo buhoraho bazaba bajya guhwana neza neza n'abo ngabo, uretse ko abo ngabo Bibiliya bagize umwihariko ikabita umuganura. Umuganura rero ni imyaka ikurwa mu myaka yeze, yose yareze ariko bakakuramo mike igahagararira indi yose yagenje gute yeze. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu abazaba barahamije Imana bagapfa
bakaguye mu magereza, bakagwa mu misozi, mu bihanamanga, bakagwa mu bwicanyi ubwo aribwo bwose bwo guhohoterwa bazira Kristo. Abo bose babarwa nk'umusaruro w'Imana, ariko abo bazaba baraciye muri ayo makuba bakayarokoka, bakarokoka n'amakuba y'ibyago 7, yego, cyangwa se amakuba abanyabyaha nabo bazahura nayo, ayo nayo bakayarokoka, Yesu akabasanga ari bazima, bazitwa umuganura. Nayo mpamvu niba ariyo saha duhagazemo, aho iherezo rya byose turi kurireba, ibaze cyane ubaye uri umwe mu bazasangwa gutyo, nyamara ukaba ufite ubufutifuti, reka mbwite gutyo, ukaba ufite ibyaha mu mutima, ukaba uhuze cyane mu bintu bitarimo kwegurira Imana ubugingo, waba uri gutakara rwose, wazatungurwa, mbese waba uri nko kubwira Imana ngo icyo wangeneye ntago nari nkikwiriye, ukiyambura umugisha Imana yagenje gute? Yakugeneye. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu nari mahereye kugira ngo mwumve intego y'icyakabaye icyifuzo mu mutima muri iyi minsi dusoza uyu mwaka wa 2025. Ubu turi mu kwa kangahe? Mu kwa 11 ku itariki zingahe? 12. Umwaka urabura iminsi mike cyane ngo urangire, bitageze n'amezi angahe? 2. Rero Imana ntabwo ari Imana iteye nk'abantu ngo wenda irebe mu gihe cyashize ku buryo itagira icyo ikora. Oya, ni Imana yagira icyo ikora igihe cyose umutima waba ukangukiye ubyifuza ko kubikuye ku mutima, umenekeye kwifuza guhinduka, iryo sengesho ry'umunyabyaha Imana iryitaho. Isezerano riri muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 15 ahari, niho bavuga ngo ndi Uwiteka ndera aho ntuye harera, ariko mbana n'abafite imitima igenje gute? Imenetse, ngo mbahembure. Umuntu wenyine wifuza guhemburwa, umuntu wenyine ubona ko ageze ku gupfa, uwo ni uhemburwa, kandi ni ugiye gufashwa n'aya masengesho. Mbere yuko Yesu aza na mbere yuko aba bantu b'Imana 140 bagaragara, iyo dusomye mu byahishuwe igice cyaho cya 16, ariko mbere yuko tugera mu gice cya 16, kadusome igice cyaho, ntabwo ndi busome, ndagenda mvuga amatitire murahita mubyumva kugira ngo tugere ku cyo turi kwiganyirizina. Mbere yuko njyayo mu gice cya 14 ho twari turi, aba bantu 144 bihagaze ku musozi Siyoni, kugira ngo biboneke ku murongo hepfo wa 6 hari ubutumwa bw'abamarayika bangahe? 3. Ubu butumwa nibwo bugomba kubonwamo ibi 144, kuko ni abantu bazava mu musaruro w'umurimo wa marayika wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu, kuko marayika wa 3 avuga ubutumwa bwo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Aba bantu bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana kandi bagahagarara mu ijwi rirenga. Aba bantu hepfo ubwo tugeze ku murongo wa 14 w'icyo gice, hari umutwe uvuga ngo imisaruro 2. Imisaruro 2 rero ni ibice 2 by'abantu by'impande zigomba kubaho nk'uko biri kugenda. Hakaboneka abagomera Imana bica n'amategeko yayo, hakaboneka n'abafite ikimenyetso cyayo badashobora kwica amategeko yayo. Bose bari ku rugero rwo kugenza gute? Rwo gusarurwa. Iyi misaruro rero nirangira mu buturo bwera, bakanzura buri wese uruhande arimo, imbabazi zizahita zirangira, kuko iyo umusaruro ugeze nta kindi ukorera imyaka kiretse kugenza gute? Kuyisarura. Ntabwo ndi bubisomemo, ariko ni mu bisoma muzabonamo iyo misaruro 2. Nako ni nako handitse. Mu gice cya 15 handitse ngo iki? Ibyago 7 by'iki? By'imperuka. Nibyo bizahita bikurikira iherezo ry'imbabazi z'Imana. Buri wese yamaze kumenya uruhande agiye kugemurwamo. Mbese turi kugendana? Buri wese yamenye uruhande agenje gute arimo, hazahita hakurikiraho ibyago bingahe? 7. Ndetse igice cya 16 nibyo kivuga, nacyo kivuga ku byago by'imperuka bitera gukomeza. Rero hari ikintu nshaka ko twiga gishobora kuzaturokora bwa nyuma na nyuma, hatitawe ku mateka yabanje, ahubwo hitawe ku butumwa bw'imbuzi turi guhamagarirwa muri aka kanya. Yesu ashimwe. Mujye mu gitabo cyo Kuva. Ni ikintu kimwe
kigomba kuturokora. Ndi gusaba Imana cyane kugira ngo ikiduhishire, kubera ko dufite amateka yahashize arimo uruvange rw'ibyaha byinshi, uruvange rw'amakosa menshi, uruvange rw'inyigisho nyinshi, uruvange rw'imibereho myinshi, yego, uruvange rw'amakuru menshi, ku buryo ibyo bintu bishobora kuduhushisha intego bigatuma turimbuka kuko tutamenye icyo duhamagarirwa. Satani ateza ibintu byinshi ngo abantu babirindagiriremo, hanyuma igihe cy'imbabazi kigenze gute? Kibarangirane, kuko azi ko nizirangira abantu bose bazakanguka bazishaka, kuko ntazo bazagenza gute? Bazabona. Igitabo cyo Kuva niho nshaka ko tujya mu gice cyaho cya kabiri. Mu gice cya mbere Abisirayeli baragwirira, ariko bakagwirira muri Egiputa. Ubu ni ubwoko bw'Imana buri kugwirira hehe? Muri Egiputa. Hakima umwami muri icyo gice cya mbere akiyengagiza ineza ya Yosefu yahesheje umugisha igihugu cya Egiputa, bigatuma iryo shyanga ryahesheje umugisha igihugu cyose ritoneshwa, rikabyara, rikororoka. Uwo mwami agira ubwoba kubw'uko kugwira kwabo, ahita bashyira mu buretwa kugira ngo abakandamize. Amaze kubashyira mu buretwa, n'ubundi bakomeza kugwira. Noneho haza n'igitekerezo cy'uko abana bazajya bavuka bazajya bicwa, ariko hakicwa abana b'iki? B'abahungu. Ibyo biri mu gice cya mbere. Mu gice cya kabiri rero Mose aravuka, agahishwa na mama we, kuko we yatinyaga iryo teka ry'uko buri mwana wese uvutse w'umuhungu agomba kugenza gute? Kwicwa. Igihe rero yabyaraga yaramuhishe, yizera Imana mu mutima we ko umwana azarokoka, maze Imana ibyo yizeye irabimusohoreza, irinda umwana we. Yesu ashimwe. Ibi bintu ntabwo twabyumva, ariko tubaye turi mu gihe nk'icyabo, ibyago bya mbere ni ugushaka, ibyago bya kabiri ni ugutwita, ibyago bya nyuma na nyuma bihuhura umutima w'uwatwise ni ukubyara iki? Umwana w'umuhungu, barangiza bakamushita inkota hehe? Mu mutima. Uwo mwana bakagenza gute? Ntabwo ubu twabyumva kuko ibyo atari twe byabayeho, ariko mugerageze kujya mu mwanya w'abo bantu bari babayeho kubw'iryo teka. Ese byari byoroshye? Ubu wamubyaraga akamuhisha icyumweru kimwe, se uramuhisha icyumweru, umuhisha ukwezi, umuhisha abiri, umuhisha atatu, umuhisha umwaka ushire, azagaragara atakicwa bikunde? Abazaba batwite na bose muri iyo minsi bazabona iki? Ishyano. Ntabwo ari ubu ngubu gusa, ariko ibyo bihe by'ingorane uyu mubyeyi yabinyuzemo afite kwizera guteye ubwoba. Mose aravuka, ararindwa, ndetse n'igiteye ubwoba arindirwa ibwami, kuko yaje kuvuka. Amaze kuvuka biza gusoza yifujweho n'umukobwa w'umwami wari umubonye aho bamuhishe mu gatete. Yego, iyo nkuru yose irimo. Maze Mose ajya kurererwa mu ibwami. Mose arakura, ariko ku ruhande uburetwa bwo bwari bugenje gute? Bukomeje. N'iryo teka ritaragenje gute? Ritarahagaze. Bigeze ku murongo wa 23 w'icyo gice ho ngiye gusoma. Abisirayeli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa, babakoreshaga barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Ikintu cya mbere rero kirokoye Abisirayeli ni ukugenza gute? Ni ugutaka. Gutaka guturutse ku biri kubabaho n'ibiri kubabamo. Gushenguka k'umutima guturutse ku mibereho bafite mibi, niko kwatumye bataka. Uko gutaka kurazamuka kugera hehe? Ku Mana. Noneho Imana iraza yivanga muri icyo kibazo bayeretse ngo igire icyo ikora. Mpamvu mbabwiye nti rero dusohoye mu gihe gikomeye cyane, naho umwanzi azijisha imitima igataka ariko ntitakishwe n'icyayirokora. Turi mu isi n'ubundi iri gukanda abantu mu nguni zose z'ubuzima, ku buryo buri muntu wese ataruhuka ku manywa na ryari
na nijoro buri wese abona ko ari mu buretwa, buri wese abona ko Farawo yakaze, buri wese ari kubona ko ubuzima bugenje gute bufunze, ndetse kugeza ubwo n'abanyabyaha ubwabo yego babwira Imana bataho bigeze, ngwino ibintu birangize, ariko tugenze gute ibintu birangira, abapfa bapfa bakira bakire, abarimbura barimbure, abuha ubugingo ububahe. Ariko icyo gitekerezo uko gutaka kumeze uko ntabwo Imana igikumva. Ndagira ngo Imana ize kuduhishurira gutaka Imana yumva kwatumye iza kwivanga muri iki kibazo, bityo bitume nawe umenya gutaka kumvwa n'iki n'Imana. Uko kwitakishwa kwawe umenye ko Imana itagikumva, noneho numenye iby'Imana yumva, ubwo birahita bihindura ibyo nge numvaga bigenje gute bipfuye. Abarwaye diabete bari gutaka, abarwaye sida bakagenza gute bagataka, abakoze impanuka bagataka, ababyaye abana badashyitse bagataka, abinda zavuyemo bagataka, ababuze amaminerivare bagataka, abasenga bakingiye insengero bagataka, buri abantu bose ahantu hore, abanyeshuri bari gutsindwa bagataka, abatsinze babuze akazi bagataka, abagafite bambura, abagafite bahemba make, abagafite bahemba menshi ariko bakaba bafite ubuzima butuma batayabamo uko bashaka nabo. Abantu bose bari gutaka, ariko gutaka kutazemerwa n'iki n'Imana. Uko gutaka niba unagufite umenye yuko ni umusaruro wo kwica amategeko y'Imana, kandi ubutakishwa n'ingaruka, ntabwo ubutakishwa n'icyaha. Kubera ko tuvuge nk'umuntu niba ari gutakishwa na diabete cyangwa ari gutakishwa n'umuvuduko cyangwa puresha, uri kubyumva, muganga yamugira inama, uri kubyumva, kugira ibyo ahagarika bimugenza uko, ibyo bintu akanga kugenza gute, cyangwa ibyo bintu umuzima akagomba kubikoresha, kandi ababikoresheje yarabonye icyo bagende gute babaye cyo, ariko bagataka. Ko gutaka ntabwo Imana ikumva, kuko turi ku iherezo. Ndagira ngo wumve gutaka Imana ikiza. Yesu ashimwe. Gutaka wajya uhora utaka mu mutima wawe ukavuga uti nibura uko nguko Imana ikuri kugenza gute iri kukumva. Abagore bataye bari gutaka, abagabo bataye bakagenza gute, abana bataye bari gutaka, n'ababyeyi batawe n'abana bakagenza gute bagataka. Imanza ni imanza ntizishira, ibibazo ni ibibazo, ibikomere ni ibikomere, abantu bose bafite imitima ivirirana yego, ku buryo haba ari n'imanza zitazarangira kugeza Yesu aje. Ariko ibyo bikaba ari byo bibazo abantu tugenje gute. Igihe rero mu bwonko huzuyemo ibintu nk'ibyo, ikimenyetso cy'Imana ntikizabona aho kijya. Reka mwumve mu gice cya 3, Imana ibonekera Mose mu gihuru cyakumurira ikamutuma kujya kurokora ubwoko bwe. Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke iki Abisirayeli. Mu gice cya 4 Imana yigisha Mose umurimo wo gukora ibitangaza, kugira ngo agende agaragarize Farawo ko koko agomba kureka ubwoko bw'Imana bukagenza gute bukabona umudendezo bukaruhuka. Mu gice cyawo cya 5 Farawo aho kugira ngo abarekure, ahubwo agwiza uburetwa bw'Abisirayeli, bagaya Mose na Aroni. Mose atakira Uwiteka. Niyo mpamvu kugutaka mbabwiye ntago Imana ikwitaho, nuko Satani yo yumvise abantu batangiye gusa nk'abakanguka, ahubwo uburetwa agenza gute arabukaza ku buryo utabona umwanya wo gutaka nyakuri. Mu gice cyawo cya 6 Imana yiyereka Mose ikamwisobanuraho, maze mu gice cyawo cya 7 Mose na Aroni bakorera imbere ya Farawo cya kimenyetso cy'inkoni, ariko ibyo ntacyo byamumariye. Farawo amaze kwinangira rero, Imana yateje icyago cya mbere, amazi ahinduka amaraso. Iteza icya kabiri, igiteza nde Farawo cyangwa Egiputa. Iteza icya kabiri, igihugu cyuzura ibikeri. Iteza icyago cya 3 hatera inda. Iteza icyago cya 4 hatera ibibugu. Hateza icyago cya 5 hatera muryamo. Icyago cya 6 hatera ibisebe. Icyago cya 7 hatera urubura. Icyago cya 10 mu gice cya 10 hatera inzige. Kandi kuri buri cyago
Farawo yasaga n'uwihannye, ariko kuko atihannye agahita yongera agakaza iki? Uburetwa. Mu gice cyago cya 9 hacura umwijima. Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Ariho nendaga ko tugera. Ikintu nendaga kubabwira ni iki? Buri gutaka kose abanyegiputa bagiraga ku bw'ibyago, nabwo uko gutaka niko babaga kwemewe n'Imana. Ntabwo ari ugutaka kubwo kwihana, ni ugutaka ku bw'ibyago biri kugenza gute? Biri kuba. Niyo mpamvu ab'imyuzure iri gusenyera nabo bari kugenza gute? Ab'izuba ryatwikiye imyaka, ab'imvura yangirije imyaka bari gutaka, ab'inzu ziri kugwaho, impanuka zikomeye, imijyi myinshi yo hafi yose iri mu bibazo, kandi ibyo nabyo bigatakisha iki? Abantu. Ariko ibyo nabyo ntago biri gutera abantu gutaka nyakuri, ahubwo bagiye kugera ku cyanyuma kizatuma imitima yinangira burundu, kuko buri muburo w'Imana na buri gucyaha kw'Imana kugira ngo gutuma abantu bataka ku bw'imitima yabo ipfuye itarihannye, ahubwo barushaho kuba babi cyane, kubera yuko iyo amahoro yongeye kugaruka, ahubwo usanga abantu bararushijeho gusayisha. Mbere yuko iki cyago cya nyuma kiba, muteze amatwi, Farawo yongeye guhabwa undi muburo wihariye noneho kuri icyo cyago. Twabonye mu byahishuwe yuko ubu bwoko bw'Imana imbabazi nizirangira bagomba kuba ari abantu bashyitse rwose, biteguye kuba bagiye guca mu muriro w'akarengane gaturuka ku kwica amategeko y'Imana, ko abanyabyaha barenganya bo bayakurikiza. Turi kugendana? Nyuma yaho, nyuma yo kubabazwa, nyuma yo kuzira ko bumvira amategeko y'Imana, ngaha niho kwihangana ko abera kugenje gute? Kuri bakora iki? Bitondera amategeko y'Imana, bagaba bafite no kwizera nko kwande? Nk'ukwa Yesu. Abo bantu bazaba bihangana, hazaba harimo abapfa rwose bagashyingurwa, hazagira abarokoka aribo ibyo 140 na bingahe. Abo rero noneho bazaca hehe? Bazaca mu byago 7 by'imperuka byo bitarimo imbabazi z'Imana, nk'uko Abisirayeli baciye mu byago 10 byo muri Egiputa bitari kugira icyo bo bibatwara. Yego? None iki cyanyuma cyo kuko kizanye urupfu rero, hari ikintu Imana yakoreye Abisirayeli cyabarokoye, ari nacyo kintu Imana ikorera aba bantu 144 kizabarokora ibyago 7 by'imperuka, bigatuma Yesu azabatwara ari bazima. Icyo kintu nicyo tugiye kureba kugira ngo mumenye ko ari cyo tugomba gutakira, hanyuma tuhere ubu tugitakira, kugira ngo uko gutaka kuzamuke kumvwe n'iki? N'Imana. Noneho Imana igusubize, hanyuma tuba twiteguye ngo ayo makuba ntacyo azagenza gute? Azadutwara. Mu gice cya 11 Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Ibi mu bigereranye n'imiburo y'ibyago 7 biri impe by'imperuka dutegereje, imiburo y'akarengane kari imbere, imiburo y'ubwoko y'ibihano ubwo isi igomba gucamo kubwo kwica amategeko y'Imana, ibyago bigomba kugera ku bwoko bw'Imana. Iyo ni imiburo, yego. Ariko iyi Imana itanga imiburo ndetse ikamenemera ko ibyo bintu biba, ibigira ngo umuntu atake by'ukuri. None umuntu arataka by'ukuri ate? Mu gice cya 12, kuko mu gice cya 11 nababwiye ngo Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura, yego. Mu gice cya 12 Imana ivuye kuburira ubwoko bwa Farawo, handitse ngo iki? Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Ibi byo noneho byo bigiye kubwirwa ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Ikibazo ni kimwe, nuko hari ikibazo kigiye kugenza gute? Kuvuka abana b'imfura bakagenza gute? Bagapfa. Icyo nicyo kibazo kiri muri Egiputa. Ariko muri Egiputa harimo ibice bibiri, harimo Abisirayeli ubwoko bw'Imana, harimo n'abanyegiputa abantu bayigomeye, yego. Rero hari ubutumwa ifite ku banyegiputa, hari n'ubwo ifite hehe?
noneho reka mbanze nsome ku bw'abanyegiputa, reka aho masome igice cya 11 murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana. None bwira abantu, umugabo wese asabe umuturanyi we, n'umugore wese asaba umugore w'umuturanyi we, basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka aha ubwo bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati Uwiteka aravuze ati nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa. Turi kugendana murongo wa 5. Yego, murongo wa 5. Abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamukera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanije abanyegiputa n'Abisirayeli. Muri kubyumva? Kandi aba bagaragu bawe bose bazamanuka bansange, bampfukamire, bambwire bati va mu gihugu ujyana abantu bose bagukurikiye. Ubwo nibwo nzagenda. Ava kuri Farawo arakaye cyane. Uwiteka abwira Mose ati Farawo ntazabumvira, kugira ngo ibitangaza byanjye bigwirire mu gihugu cya Egiputa. Nuko Mose na Aroni bakorera ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo. Uwiteka nangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisirayeli bagenda ngo bave mu gihugu cye. Ku cyago cya 10 ntago ariho Farawo yari bwihanire, yari yarinangiye kuva ku muburo w'icyago cya kangahe? Cya mbere. Aha rero umutima we wari wamaze kwinangira ku buryo ubutumwa bw'Uwiteka ntacyo bwari bugenze gute bumukoreho. Ariko iyo agira umutima ukangutse, ntabifate nk'ibindi byago byose byagiye biba bikarangira, yego, noneho akumva ko Imana imubwiye gutakisha umutima we yihana, ntiyumve guhora ataka kubera ibyago by'ibiba, aba yarihannye by'ukuri, yego. Ariko batubwiye ko yinangiye ntiyagenza gute? Ubwo n'uruhande rw'abisi. Ubu abantu bashobora kumva ijwi ry'Imana bakihana ni abantu bonyine bakumva imiburo n'ibiri kuba bikangura ikibazo cy'icyaha mu mitima yabo, bakaba ari cyo batakira. Naho uko ibiba birushaho kutabatuma batakira kuba icyaha, barushaho kwinangira, ahubwo bakaba babimeze nk'abiteguye amakuba kakayagiye kongera kugenza gute kuba, ku buryo niba ejo harabaye ikintu gikomeye baba bameze nk'abamaze kwiremamo guhangana n'ikindi gikomeye kigiye kugenza gute kuba, ariko bo badahindutse. Niko Farawo yari ameze. Ubu rero ubutumwa buri kureba ubwoko bw'Imana rero, yego, mu gice cya 12. Uwiteka abwira Mose ibya Pasika, amubwira amagambo akomeye ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati uku kwezi kuzababera imfura y'amezi. Uku kwezi kuzababera iki? Imfura y'amezi. Mu yandi magambo, habayeho amezi menshi, ariko uku nguku kuzaba ariko kwezi mubyaye bwa mbere, kuko umwana ubyaye wa mbere niwe witwa iki? Imfura. Mwagize amezi, ariko uku kwezi ntimwigeze mukugira kuba ariko kwa mbere mugenje gute? Ubwo butumwa muri kubwumva? Mwagize amezi, mwagize imisengere, mwagize kwiyegurira Imana, mwagize gushaka Imana, ariko uku kwezi kuzababera iki? Imfura. Muzagushakemo Imana, cyangwa se kuzababeremo ibintu bitigeze bigenza gute bibabaho. Umwisirayeli, ndabinginze mutega amatwi, umwisirayeli utari bubigenze uko ntacyo yari bumarirwe no kuba ari umwisirayeli. Muteze amatwi? Mwarokotse ibyago ndetse amezi yarahise, ariko kuko kuzababera iki? Kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Uku kwezi ariko muzaheraho mugenza gute? Mubara. Ubwo ni nko kuvuga ngo mu gihe abana b'imfura bo muri Egiputa bapfaga, abo muri Isirayeli baravukaga mu mitima yabo.
ukwezi gushyiraho iherezo amezi yagenewe abanyegiputa yari ko kwezi kw'itangiriro kumezi kubaki ku Bisirayeli. Mutega amatwi rero, kuko mvuze amagambo avuga ngo umwisirayeli utari bukurikize gahunda Imana itanze ntacyo ari bumarirwe no kuba ari umwana w'Imana. Niyo mpamvu umuntu utari gutaka ibihuje n'iby'Imana yavuze nta kintu bizamumarira nubwo yakita ko ari wo mu bwoko bw'iki. Mubwire iteraniro ryose ry'Abisirayeli ku murongo wa 3, ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama uko amazu ya base ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Yesu ashimwe. Bahawe gahunda ndende, ntabwo ngiye kuyijyamo yose, ahubwo ngiye gusoma amagambo ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mwumve, kubera yuko bahise batangira kubwirwa umwiteguro bagomba kugira. N'ubundi niho tugiye gusoma hano mu bakurambere n'abahanuzi mu gice cyaho cya 24 kivuga ibya Pasika. Mwibuke impamvu tugiye gusoma iki kintu. Ni ikintu Abisirayeli bagombaga kugira kibatandukanya n'iki n'abanyegiputa, kugira ngo barokorwe icyago cya nyuma cyagombaga kurimbura ubwoko bw'abanyegiputa. Mu yandi magambo, kuri twebwe ni ikintu tugomba kugira ngo turokoke ibyago by'imperuka bigiye kuza, kuko nta mbabazi z'Imana zizaba zigenje gute zikirimo. Muteze amatwi? Ubwo icyo kintu murumva ukuntu tugikeneye, ni icyo kuturokora. Mu yandi magambo, muri icyo gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, muri kino gitabo gishyashya cyangwa se kinini kitari kino gitoya, ni ku ipaji y'180 cya 24 kivuga Pasika. No muri telefone niko ni izo page zirimo. Haranditse ngo mbere yuko icyo gihano gitangwa, Uwiteka akoresheje Mose yahaye abana ba Isirayeli amabwiriza yerekeranye n'uko bazava mu Misiri, ndetse by'umwihariko uko bazarindwa ako kaga kari kagiye gutera. Abyumvise? Paji 180 ku gika cya 4. Mbere yuko icyo gihano gitangwa, mube maso cyane kuko ntabwo ndibuze kongera gukomeza nsubiramo. Mbere yuko icyo gihano gitangwa, Uwiteka akoresheje Mose, ni ukuvuga ngo mbere yuko ibyago 7 bitangwa, yego, mbere yuko agacuma k'inzoga y'umujinya w'Imana kagenza gute gasukwa, mbere yuko birangira, mbere yuko nta kizahinduka nyuma ya birarangiye, yego, Uwiteka akoresheje Mose yahaye abana ba Isirayeli amabwiriza yerekeranye n'uko bazava mu Misiri, ubwo ni muri Egiputa, tuhagereranye no muri iyi si yandavuye uko, yego, tunahagereranye no mu byaha, yego, byo muri iyi si tugenje gute turimo. Rero Imana yabategurira uko bagomba kuyivamo, ngo ariko by'umwihariko uko bazarindwa ako kaga kari kagenje gute, kari kegereje kagiye gutera. Ukuntu twarokoka nibyo Imana iri kugenza gute, iri kuvuga. Umuryango wose wonyine cyangwa ufatanyije n'indi wagombaga kubaga umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene udafite inenge, maze bagakoresha uduti twitwa ezobu, baminjagira amaraso yawo ku nkomanizo zombi zo ku ruhamo rw'umuryango w'inzu. Muteze amatwi? Kugira ngo marayika urimbura wari kuza mu gicuku atazinjira mu nzu zabo. Iyo biba bitameze gutyo, marayika izo nzu yari bugenze gute? Niyo mpamvu kutamenya icyari bubarokore, ubwo nabo bari bugenze gute? Niyo mpamvu isaha tugezemo irarimbura ubwoko bw'Imana, inarimbura abapagane. Keretse umuntu utari uri bumenye icyo gukora gusa, niwe utari burimbuke. Kuko iki cyago, mu bindi byago ntabwo Imana abwiraga Abisirayeli uko bitwara, ariko iki cyo iri kubabwira uko bagenza gute.
uwo marayika ari buze agasanga nta maraso ari ku muryango, ubwo uvuge ko iyo nzu ari iy'Umwegiputa nubwo yasanga mu Mwisirayeli. Niyo mpamvu mukurikirane ikintu cyari giteye ubwoba kugira ngo abe aricyo namwe musengera. Turi kugendana ikibazo cyari cyavutse, kandi noneho nabo kigenza gute kibareba. Ntabwo cyarebaga Abanyegiputa binangiye, ahubwo nabo cyarabarebaga nubwo ari ubwoko bw'iki bw'Imana, kandi bose iteka ryari rimwe. Yego, uwo marayika ari buce hagasanga nta kintu ari bonye, ubwo iryo teka ari buhita agenza gute? None kambabazi ikibazo, Abisirayeli hari ubwo bari barinangiye imitima kuri bya byago bindi, hari ubwo bari barananiye Imana. None risuzuma kuki nabo ribagezeho, nuko Imana izi ko muri bo harimo abatagomba kumvira Imana, cyangwa se nuko Imana ishaka ko batandukana byihabya n'iki n'Abanyegiputa. Reka wumve, bagombaga kurya inyama zokeje n'umutsima udasembuwe, kandi bakazirisha imboga zisharira nijoro, nk'uko Mose yavuze ati muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Urumva ukuntu bimeze? Ntabwo ari ugusabana, ntabwo ari igihe cyo kurya no kunywa nk'uko mu isi barya bakanywa. Uteze amatwi, cyari igihe cyo gupfa no kugenza gute no gukira. Cyari igihe bategereje kureba ko hari uri bupfe cyangwa batari bupfe. Nta nubwo bari bafite ikindi kintu icyo ari cyo cyose bakishingikirizaho cyabaho icyizere keretse gukora ibyo Imana yonyine igenje gute ivuze. Kandi ibyo nabyo ntibari babisobanukiwe, nko kuvuga ngo ambongo ubu ngubu ndabizi nabyujuje ngo nta kibazo ndi bugenze gute. Oya rwose, Yesu ashimwe. Turi kugendana, biri mu Kuva igice cya 12 ku murongo wa 14 handi twasimbutse. Uwiteka yaravuze ati kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, n'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Amaraso azaba iki? Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yo ifite kurokora abantu bayo mu migambi yayo n'imiburo yayo n'ikibigendereye, ariko abantu bo keretse wowe nuhiga mu mutima kwifuza kurokoka ugakora icyo Imana ivuze cyo gusiga amaraso hehe. None reka mbabaze ikibazo, ngo aya maraso yari ayiki? Yari uy'umwana w'iki? W'intama. Dusoma ngo iki mu Bakorinto igice cya 5 ku murongo wa 7. Reka tubasome rwa mbere rw'Abakorinto. Gatanu ku murongo wa 7 haranditswe ngo mutega amatwi, nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera. Iyo bavuze umusemburo bavuze iki? Icyaha. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobere ishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we nde? Ari we Kristo. Pasika ubwe yari nde? Yari Kristo. Umwana w'intama yari nde? Yari Kristo. Hanyuma kurokoka kw'abana b'imfura b'Abisirayeli gushingiye ku kuba bashyize amaraso y'umwana w'intama hehe? Ku nkomanizo y'iki? Y'imiryango y'inzu zabo. Mu yandi magambo, mbere y'uko Imana iza kwica, bo bagombaga kuba babanje kwica. Babanje kwica iki? Babanje kwica nde? Babanje kwica nde? Uwo mwana w'imfura w'Imana kumwica niwe wari burokora mwana w'imfura wabo. Uwo mwana w'imfura ni wowe, ni njyewe. Yego, ikizandokora ni ukwica Yesu, kugira ngo marayika urimbura naza azasange hari ikimenyetso cy'amaraso y'umwana Yesu nishe. Muteze amatwi, ahite ku nzu yanjye ajye kutaramwishe. Mutega amatwi mwumve hano cyane.
hari harabanje imyaka miremire, bari abana ba Aburahamu na Isaka na Yakobo, bari barabaye muri Egiputa ari abakiranutsi, imibereho yabo, imirire yabo, isabato, ibyo bintu byose byabatandukanyanaga n'abayuda. Ariko aho ikibazo cyari kivutse, ibyo bintu ntacyo byari bikimaze keretse kuba amaraso ari ku nkomanizo y'iki? Ikintu kimwe cyabarokoye ni amaraso asize hehe? Ayo maraso yari ayiki? Bagombaga kwica mbere y'uko Imana iza kwica. Yego, hari ikimenyetso cyagombaga kuba gisizwe kuri bo, cyagombaga kubatandukanya n'abanyamahanga. Icyo nta kindi, si ibyo bakoze, si ibyo bavuze, si ibyo batekerezaga bazanakora, ahubwo ni amaraso y'umwana w'iki? Bagombaga kwica nde? Pasika yacu ninde? Ni nayo yari yabo. Umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi ninde? Uwo niwe wagombaga kwicwa mbere y'uko Imana iza kwica abatayishende Yesu. Umva mvuga icyo kintu mu cyumve. Abantu bagiye kurokoka ni abantu bishe Yesu. Amaraso ye ntibayashyire kure nko kugira ahandi bayajyana, ahubwo bakayashyira hehe? Ku nkomanizo z'imitima yabo. Ibyo bintu bakaba babizi ko biciye Yesu. Marayika yaceho marayika agasanga bishe umwana w'Imana kubera ibyaha bagenje gute? Marayika akababonaho amaraso yande? Ya Yesu. Maze agahita. Umuntu azasanga adafite amaraso ya Yesu, uwo nguwo icyo cyago ntazagenza gute? Azakirokoka. Ahubwo azapfa rwose. Kawumvi. Uku gucungurwa ngiye paragraph kuri ngiye kuyisimbuka, ariko bavugamo ukuntu Abisirayeli bagiye bibuka Pasika, ndetse uko kwibuka uko gucungurwa bigatuma n'abana b'imfura b'Abisirayeli bose bahabwa Imana, kuko baravugaga bati n'ubundi ntago ari abacu, bakabaye barasigaye hehe? Muri Egiputa. Yego, none Imana yarabicunguriye. Muteze amatwi. Rero buri mwana w'imfura wese yaturwaga iki? Imana. Buri myaka yeze ya mbere igaturwa iki? Imana. Buriza bw'itungo bugaturwa iki? Baravugaga bati n'ubundi ibi bintu si ibyacu, ni Imana yagenje gute? Yabyicunguriye muri Egiputa, rero reka tuyibihe. Niyo mpamvu na Yesu ari imfura. Abo bana bagombaga gutangwa bahabwa Imana, bashushanyaga umwana w'iki? W'Imana w'imfura muri byose. Ngiye kugera ku musozo. Pasika yagombaga kuba urwibutso kandi ikaba n'ikigereranyo. Iterekana gusa gucungurwa bava mu Misiri, ahubwo yatungaga agatoki ugucungurwa gukomeye kurushaho kwari kugiye kuzakorwa na Kristo, agakura ubwoko bwe mu bubata bw'icyaha. Niyo mpamvu aba n'abaziranenge, n'abari nta nenge bagenje gute? Umva rero ikigiye kuturokora. Umva, igihe nzasangwaho inenge, igihe nzasangwaho ibyaha nahishe, igihe nzasanga umutima wanjye utaramenyekeye Imana ngo buri cyaha cyose cyaturirwa Imana ikibabarire inagikure mu bugingo, igihe nzaba ntariciye umwana w'Imana, Pasika nta kintu izaba yaramaze. Urupfu rwa Yesu nta kintu ruzaba rumaze, nta nzaba mpuriye narwo. Icyo gihe iryo teka rizasohoreraho nk'uko n'abapagani bigomba kugenza gute? Basohoreraho. Turi kugendana? Ko ari igishushanyo cyo kubaturwa mu bubata bw'iki? None babatuwe muri Egiputa bate? Ari uko bashyize amaraso hehe? Biciye imfura y'Imana kugira ngo Imana irokore imfura zabo. Rero kugira ngo ndokoke ngomba kwica Yesu. Amaraso atavuye ntihabaho kugenza gute? Kandi si amaraso y'ikindi kintu, ni amaraso y'umwana w'Imana. Wibaze unatekereze neza yuko ibyo bintu utajya utekereza by'uko wishe umwana w'Imana ari byo wakoze, kandi kutabikira mu mutima wawe ngo biguhindukireho ikimenyetso, usigwa amaraso ye mu bitekerezo no mu mutima,
bizatuma marayika naza azaburaho ikimenyetso kikuranga kuri ubwoko bw'Imana, hanyuma ubugingo bwawe bwaye. Nyamara uri kubyumva kugira ngo umenye icyo gukora, umenye icyo gutakira. Umwana w'intama watambwaga ugereranya ntama w'Imana ninde? Ni Kristo. Ugereranya ntama w'Imana, we gusa dufitemo ibyiringiro by'agakiza. Intumwa Pawulo iravuga iti kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 7. Ntibyari bihagije yuko umwana w'intama wa Pasika ubikirwa, ahubwo amaraso yawo yagombaga kuminjagirwa ku nkomanizo z'umuryango. Uko niko ibyakozwe n'amaraso ya Kristo bigomba gushyirwa ku bugingo. Ibyo bintu bikaba ibyanjye naho tugenje gute? Tubihurijeho. Ntitugomba kwizera ko yapfiriye isi gusa, ahubwo dukwiriye kwizera ko yadupfiriye umuntu wese ku giti cye. Iri banga, ibi bintu nibyo Imana yabwiraga Abisirayeli ngo basigaye maraso hehe? Ubu abantu bose Yesu yaradupfiriye, abantu babizi nk'inkuru, nta muntu ubizi nkawe ibye ubwe ku giti. Ibyo bintu bimenye. Niba Yesu utamuzi uku, nta kintu gisize ku mutima wawe. Ntitugomba kwizera ko yapfiriye isi gusa, ahubwo dukwiriye kwizera ko yadupfiriye umuntu wese ku giti cye. Ukuri kw'igitambo cya Kristo gikuraho ibyaha tugomba kukugira ukwacu bwite. Ibi rero ni ibintu utari bwemere ngo utari bunahakane ngo bigire icyo bikora, kuko ni ikibazo cy'urupfu no gukira. Ni ibintu ntari bukubwira ngo bikangukire cyangwa bisinzirire. Ni ikibazo cy'urupfu no gukira. Muri iri joro ntawasinziriye kuko umwana we yaragiye kugenza gute? Niyo mpamvu umuntu uri kubona yuko umwana we agiye gupfa niwe ugomba kwicuwa Yesu kugira ngo uwo mwana we mu mutima we agenze gute? Arokoke. Ezobu nayo yarakoreshejwe ngo yakoreshwaga mu kuminjagira amaraso yagereranyaga kwezwaho imyanda yose. Kwezwa yagereranyaga kuko yakoreshwaga mu guhumanura umubembe n'ababaga bandujwe no gukora ku ntumbi. Ubusobanuro bwa Ezobu buboneka mu isengesho ry'umunyezaburi avuga ati unyejeshe Ezobu ndera unyuhagire ndaba umweru ndushurubura. Nabera n'abaki? 142. Bafite izina rya se hehe? Mu kanwa kabo ntigeze hajyamo iki? Uburiganya. Reka n'abanyakuri, nta nenge, nta cyaha mu bugingo bwabo. Kubera iki? Barakongotse, barejejwe. Umwana w'intama yagombaga kubagwa wose, nta gufwa na rimwe rivunwe. Uko ni nako nta gufwa rya ntama w'Imana wagombaga kudupfira ryajyaga kuzavunwa nk'uko biri muri Yohana igice cya 19 umurongo wa 36. Uko ni nako ukuzura kw'igitambo cya Kristo kwagaragazwaga. Inyama zagombaga kuribwa. Ntibihagije gusa yuko twizera Kristo kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ntibigenje gute? Ahubwo ntibihagije gusa yuko twizera Kristo kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Mu yandi magambo, kwizera Kristo gutuma tubabarirwa iki? Ariko ibyo bintu ntabwo bigenje gute? Bihagije. Ushobora kubabarirwa ibyaha ukarimbuka. Kahumva ahubwo ikindi. Kubwo kwizera tugomba guhora twakira imbaraga ya Mwuka kandi tukagaburirwa ibikomoka kuri Kristo binyuze mu ijambo rye. Kristo kandi yaravuze ati nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho. Kugira ngo Kristo asobanure icyo yashakaga kuvuga yaravuze ati amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Umurongo wa 63 muri Yohana igice cya 6. Yesu yemeye amategeko ya se, yagaragarije amahame yayo mu mibereho ye, agaragaza umwuka uyaranga ndetse yerekana imbaraga ifasha kandi igira neza mu mutima. Yohana aravuga ati ijambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana igice cya 1 ku murongo wa 14. Abayoboke ba Kristo bagomba kuba basangiye imibereho nawe, bagomba kwakira ijambo ry'Imana rikabajyamo
kugira ngo rizahinduke imbaraga iranga imibereho n'ibikorwa. Kubw'imbaraga ya Kristo bagomba guhinduka bagasa nawe, ndetse bakagaragaza imico y'Imana. Bagomba kurya umubiri bakanywa n'amaraso y'umwana w'Imana, bitaba bityo bakaba nta bugingo bafite muri bo. Umwuka warangaga Kristo ndetse n'ibikorwa bye nibyo bigomba guhinduka umwuka n'ibikorwa biranga abigishwa be. Ibi bintu turi kuvuga ni ibintu Imana izareba ku muryango yabisangaho ubwo ukarokoka, kandi ni ibintu Imana yatanze iri no gutanga kugira ngo turokoke, kuko Imana iri guha Abisirayeli amabwiriza kuko izi ko bagomba kurokoka. Siko bimeze? Niyo mpamvu nge nawe turi guhabwa uyu muburo muri iyi minsi. Turi kusaba Imana ngo niba hari umwanda mubi uri mu mutima, niba hari icyo nirengagije, niba hari intege nke, niba hari ubwoba, niba hari ibyifuzo, nsaba Imana ibyo bintu bimpera ubushobozi, kubera yuko ngomba kububona bwo rwose ntabubona ubwo nyine. Nkaba ndi kuvuga yuko Imana icyo yakoze kitari gishyitse, ariko ibihamya biri kutugaragariza ko kigende gute, ko gishyitse. Umwana w'intama yagombaga kurishwa imboga zimeze gute, zisharira, bikaba byerekanaga uburyo uburetwa bwabashaririye mu Misiri. Niko rero iyo turiye kuri Kristo dukwiriye kuba dufite umutima ushengutse kubera ibyaha byacu. Uko guhishurirwa kwica umwana w'intama ari we Kristo, uko kumenya yuko ibyaha byawe ari byo byamwishe, ibicumuro byawe ari byo byamucumise, yashenjaguriye gukiranirwa kwawe, ibyo bintu nibyo bibyutsa umubabaro mu mutima wo kwanga icyaha cyawe n'ibyaha byawe, ku buryo ibyo bintu ari byo byashyira ikimenyetso hehe, ku mutima. Niba ibyo bintu utabizi, ukaba utabiheruka, ukaba utabigendana nk'igitsika, ngo uhore wibuka iyo pasika nyine guhoremo, uzasanga niba byarigeze no kubaho byarandujwe n'andi mabara, ku buryo ubu hatakiriho amaraso atukura, ahubwo harabaye umukara kubera ibyaha. Gukoresha umutsima udasembuwe nabyo byari bifite icyo bisobanuye. Byategekwaga mu buryo bukomeye mu mategeko ya Pasika, kandi byubahirizwaga n'Abayuda mu buryo budakebakeba mu mikorere yabo, ku buryo nta musemburo washoboraga kuboneka mu mazu yabo mu gihe cyo kwizihiza Pasika. Nta musemburo wagombaga kuboneka hehe? Kandi mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'iki? Muri w'inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ihinduke inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Abafilipi igice cya 12. Yesu ashimwe. Rero baravuze ngo nta musemburo wagombaga kubonwa, byari itegeko rikomeye, wagombaga kubonwa hehe? Mu mpagarike yanjye. Mu mpagarike yawe nta cyaha kigomba kuba kirimo. Umusemburo ni iki? Mu yandi magambo, gutaka, kuboroga, kwifuza kurokoka kudashingiye ku kweza ubuturo bwawe, ariyo nzu yawe, ariyo mpagarike yawe, ariyo umutima wawe. Uko gutaka ko wandi kose kumeze nk'ukwa Yuda atakishwa n'igihano cy'icyaha n'ingaruka zacyo, kumeze nk'ukwa Baramu n'undi nawe atakishwa n'igihano cy'icyaha n'ingaruka zacyo, kumeze nko gutaka abanyabyaha baguma batakira Imana kubw'ibibabaho, ariko batari kwihana icyaha cyatumye babaho iyo mibereho y'umunyacyaha. Bityo Pawulo yandikira itorero ry'i Korinto ati, nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobe rishya, kuko Pasika yacu yatambwe ariyo Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo niwo gomwa n'ibibi, ahubwo tugira imitsima idasembuwe niyo kuri no kutaryarya. Kugira imitsima idasembuye ni ukugira ukuri n'umutima utagenza gute, ukaba ubizi ko mu mutima utaryarya. Kugira umutsima usembuye cyangwa se umusemburo ni igomwa n'ibibi no kugira umutima uryarya no kugira ibinyoma. Ibyo bintu byose bigomba kwezwa mu mutima, hakezwamo ibinyoma byose, hakezwamo igomwa ryose. Igomwa muri kuryumva? Igomwa, ubugome, hakezwamo n'uburyarya. Ni Abefeso 2. Yego.
iryo muri w'inzu yose irateranwa, muri w'inzu yose iteranirwe neza irakura. Na Befeso igice cya 2 umurongo waho wa kangahe? Umurongo wa 20. mbere yuko ubwo hano tugeze ku ipaji 183 muri cya gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi igice cya 24. Mbere yuko babona ubwigenge, abaretwa bagombaga kwerekana ko bizera gucungurwa gukomeye kwendaga kubaho. Mbere yuko babona iki? Rero tugiye kugwa mu bubata bukomeye cyane. Isi yose igomba gushyirwa mu bubata bw'amategeko y'icyumweru nk'uko biri, ariko ubwo bwo bireruye kuko ni abantu bose bazahatirwa gusenga icyumweru, waba usenga waba udasenga nuko bimeze. Ariko hari igitangaza Imana iri gukora ku ruhande rw'Abisirayeli y'ubwoko bw'Imana, yego ari nacyo turi kwiga. Kivuga ngo mbere yuko babona ubwigenge nyine barokoka ubwo bubata, abaretwa bagombaga kwerekana ko bizera gucungurwa kwerekana gukomeye kwendaga kubaho. Nuba utizeye kurokoka ntabwo uzagenza gute? Ntuzarokoka. Kandi no kubyizera ntabwo ari ibintu bigomba gushingira mu kwizera ko mu cyuka, ni ibintu bifite ihame. Umuntu utari we yasize amaraso yari bwizere kurokoka? Nubwo no kuyasigaho bitavuga ngo ngo bunewe abandi bagiye gupfa none nge nagenje nte, ntabwo ari cyo bisobanuye, ariko mugendane nanjye. Ikimenyetso cy'amaraso cyagombaga gushyirwa ku mazu yabo, kandi bo n'imiryango yabo bagombaga kwitandukanya n'Abanyamisiri maze bagateranira mu mazu yabo. Murebe ukuntu Imana yakoze ibintu ku buryo abantu bagomba guteranira mu mazu yabo, ko byamera kose, kugira ngo babone igihamya cyo guteranira mu mazu yabo mu by'umwuka. Iyo dusomye mu Befeso 2:20, mu nzu zabo barebe ko ari Imana ibamo, niba atariyo bazeze. Murebe ukuntu Imana ariko idusunika. Ubu rero nubu idusunikiye muri iyi minsi 50 ngo ugende uyikutuze uyikunyure, kuko iyo nzu izatahwa n'umwami nyiribihe, izatahwa n'igikomangoma Emmanuel, izatahwa n'ibizima bine. Abera bose bazateranira muri iyo nzu. Nawe reba ukuntu imeze niba bayiteraniramo. Iyo Abisirayeli birengagiza akantu na gato, ngwiki niyo mpamvu imbata yagombaga kurokoka, nayo yagombaga kugaragaza ko yizeye ko igomba kugenza gute, kubigaragaza ite, ishyira ibyo yizera hehe. Iyo Abisirayeli birengagiza akantu na gato mu mabwiriza bahawe, iyo birengagiza gutandukanya abana babo n'Abanyamisiri, iyo babaga umwana w'intama ariko ntibasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango, cyangwa se iyo hagira umuntu ujya hanze y'inzu zabo, ntabwo baba barabaye amahoro. Yesu ashimwe. Mbese gutaka kwemewe ni ukuhe? Ni ugutaka guhuje n'uko Uwiteka agenza gute ari kuvuga. Kandi gutaka gushyira kwizera mu bikorwa, ntabwo ari ugutaka ko kuvugiriza induru ku gasozi. Buri bwirizwa ry'Imana ryose rishyire mu bikorwa, ubundi nawe utegereze wihanganye ufite kwiringira Imana. Naho niba atari uko bimeze, ntago kurokoka kugenje gute guhari. Bagombaga kwizera badakebakeba ko bakoze ibyasabwaga byose, bitaba ibyo kumaramaza kwabo ntikwajyaga kubakiza. Umva ko Imana itazavuga ngo waramaramaje, ntizavuge ngo umaze igihe iki n'iki. Yizaza ireba ko ikimenyetso cy'amaraso y'umwana wayo kiri hehe. Mu yandi magambo, umutima wawe wamenekeye Imana ukihana ibyaha byose nta buryarya, wifuza kurokorwa kandi ushyira ibwiriza ryose uhawe n'Imana hehe. Kumaramaza ntacyo bizamara. Uzamaramaza unapfira ukuri, ariko nta bugingo niba Kristo atagenje gute, atari muri nge. Mbese muri kubyumva? Mbese umutima nta murahari? Niyo mpamvu uku kwari ugupfa no gukira kuri buri muntu wese. Hepfo abantu bose batumviye amabwiriza y'Uwiteka bashoboraga gupfusha imfura zabo zishwe n'ukuboko k'umurimbuzi. Abisirayeli bagombaga kwerekana igihamya cyo kwizera kwabo babigaragarishije kumvira. Ngiye no gusoreza kuri Yesu. Kwizera kwagombaga gukurikirwa no kumvira.
muri ubwo buryo rero abiringira gukizwa n'icyo amaraso ya Kristo yakoze bose, abiringira gukizwa no kwica umwana w'intama ari we Kristo, abo bose bakwiriye kumenya ko bo ubwabo bafite icyo bagomba gukora mu gusohoza agakiza kabo. Nubwo Kristo wenyine ari we ushobora kudukiza igihano cyo kutumvira, tugomba guhindukira tukava mu byaha tukumvira. Umuntu agomba gukizwa no kwizera, ntabwo ari imirimo. Nyamara kwizera kwe kugomba kwerekanwa n'imirimo ye. Imana yatanze umwana wayo ngo apfe kugira ngo abe impongano y'icyaha. Imana yagaragaje umucyo w'ukuri, inzira y'ubugingo, yatanze ibyangombwa, itanga amabwiriza ndetse itanga n'amahirwe. Kandi ubu umuntu agomba gukorana n'ubwo buryo, agomba kunyurwa kandi agakoresha ubufasha Imana yatanze, akizera kandi akumvira ibyo Imana isaba byose. Impamvu Imana ifite uburenganzira bwo kugusaba kuyumvira ni uko byakunaniye kubw'ibyaha byawe yikaza kugupfira. Kubw'icyo kintu yakoze cyo kwemera yuko ibyaha byawe biyica, ifite umudendezo wo kukubwira ngo ko nagukunze wankunze ukumvira amategeko yanjye. Ibyo bintu bikakurokora. Umuntu wenyine Imana igiye kurokora muri aba bantu 144 ni abantu bakiriye amaraso ya Mwantama w'Imana, bakayahuza nabo ubwabo bwite, bakeza inzu zabo. Aba bantu bakaba bagendera ku ibwiriza ryose Imana igenje gute ibahaye. Aba bantu nibo bagiye kurokoka iteka ryaciwe ku bugingo bw'umuntu wese, kuko itangazo riravuga ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwa ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, niwe uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana idafunguye, itarimo imbabazi namba. Uwo niwe uzatwikwa n'umuriro n'amazuku. Iherezo ry'Imana yifuje ko wakwakira kigere, imbabazi zayo zirangire, maze ahubwo uhure n'icyo yari yifuje kukurinda, ari cyo ngicyo, icyo gihano nyine, ubugingo bubure kandi Imana yari yarabuguhaye. Iki kibazo kirareba usenga n'utagenza gute, kuko ijambo riravuga mu Byahishuwe 13 ngo itera bose, aboroheje n'abagenje gute, abimbata n'abumudendezo, abakomeye n'abagenje gute, abakire n'abakene, abasenga n'abatagenza gute. Rero ni ikigeragezo kireba bose, nk'uko iki dusomye mu Kuva bose cyagenzaga gute, cyabarebaga. Twigaga icyarokoye ubwoko bw'Imana muri icyo gihe ngo tumenye natwe icyo dusabwa kugira ngo turokoke iki gihe. Ubu rero kuri uyu munsi wa mbere, kuri iki cyigisho cya mbere cyadufasha kurokoka imyumvire ipfuye, imico ipfuye n'ingeso zipfuye zatuma tutabarwa mu bantu bazarokoka, mu bantu 144. Ibyo bintu byose mugende mubaga umwana w'intama, mubage Kristo, mukegete ijosi, cyangwa se mwambike ikamba ry'amahwa, cyangwa mutere imisumari, wowe umubambe. Yesu ashimwe. Hanyuma amaraso y'icyakora ni ukweza no gukongora icyaha cyose mu mutima n'ingeso yose yo kwishyira hejuru ngo umutima urwanye Imana. Uwo mutima ugakomeza utera intambwe zo kumvira ibyo Imana isaba mu izina rya Yesu. Aho niho nsoreje, ninginga buri umwe wese kongera gusanga Yesu, akamenya ko ikigomba kumurokora aka kaga ari ukwicira umwana w'intama. Kandi si ukumwica nk'abadasobanukiwe icyabaye, ahubwo ni ukumenya ko icyo cyabaye mpamwe nacyo rwose, hanyuma kikaba kimbaruyeho ibyo bintu, ikaba ariyo iba intangiriro iyo gukurwa muri Egiputa ngo tujyanwe i Kanani. Erega n'ubundi tugiye gukurwa mu isi tujyanwe i Kanani, hehe? Mu ijuru. Ibyo byo rwose ntabwo nakirirwa mbitindamo, kuko ubuhanuzi buri kuba n'abasenga n'abadasenga bose barabibona. Rero niba ari cyo gihe tugezemo, gutaka kwemeyewe muri kukumva. Yesu ashimwe. Niko Imana ibigenza ngo iturokore muri kubyumva. Reka twese twiyandikishe ku rutonde rw'abashaka kurokoka, twihishe muri aya mazu y'Imana yasizeho amaraso, hanyuma ubugingo bwacu burokoke mu izina rya Yesu.